imana yinjya duhamagaye ntigitanga ibintu bitoya kubera ubwo mugiye kurwana n'umwuka w'ibitoya mubitse udashaka no kurekura imana ntigitanga ibintu bito ndabahingero Aburahamu nta mwana yagiraga muracyabyibuka nta n'inda yavuyemo yamubwiye ko izamuha abana bangahe batabarika ntanda yavuyemo ariko kuvuga abana udashobora kubara igiye kumuha igihugu yamuhaye igihugu yaramubwira ngo urebe ku nyanja hakurya ya Mediterane no mu butayu bunini niho nguhaye haruta we Imana iduha ibintu bituruta bitewe nuko ingana umwuka wera Maraki yaravuze ngo ifite umwuka wayisagutse ntago Imana igitanga ibintu bito ahubwo wowe wageze mu isoko kuri ubushobozi bwawe buke mu isoko habamo inyanya zamenetse muzi ko zibamo nazo zira zamenetse ziriho n'umubu izo rero bazigurisha make sizo ziba ziri mu isoko pouvoir d'achat ubushobozi bwawe buzana ibyamenetse ariko isoko harimo n'inyanya nzima ariko uko udafite ubushobozi bwo kubigura uragura ibyo ku ruhande nuzana ibintu byose ufite by'umwanda ntukajye ugira ngo Imana itunze uwo mwanda ahubwo uko isoko ririmo na mwene ibyo nibyo wazanye kuko ubushobozi bwawe muri kino giterane cy'iminsi 21 cy'amasengesho nimugire kwizera mugure ibintu bingahe binini ngese nyansengera ibintu bitoya ibintu bituzabyace so na nyoko wanyu na nyogosenge ariko nushyira mu Imana ibintu bya gusengera Imana ikazamo umva haleluya nta Imana ivuga ibintu bito ibuka mupfakazi urukeneye amavuta abana bahagaze hanze mashyabyibuka yagiye gutira ibibindi bamubwiye ngo agira ati ibindi nta kantu bashyizeho ndutire bingahe bike urumva nagiye ni kubabwira we tutire bike yarimo mu ry'urwara ati ndabizi wowe tutire bike kuki mubabarira Imana mujye muyaka ibintu bingahe binini ogira ngo uzapfe warasabye Imana ibintu bitoya ikabiguha wahitamo gusaba ibintu binini ugafata bibonye nibura umuntu yazasoma kuri CV yawe agasanga uri umugabo usabye ibintu binini koko ogira ngo upfe ufite umwanda uva ko kwiye ku Mana wapfa ufite icyifuzo niyo kitasubizwa mu gihe kiriho umwana we yazakibona amen iri juru tuvuga ni rinini murabe Imana iduha ijuru Imana ikaguha ijuru kuntu ringana Imana ituyemo yemera ibayo nibizima n'abakuru n'abaserafi n'abakerubi ikaguhaho kaguha ubwene gihugu kaguha umugabane mu ijuru ntago Imana itanga ibintu bito ibyo ufite bito byatewe n'ubushobozi bwawe bwo kukwishyura abantu baje bari imbuto hano muri bake abantu bari imbuto hano kandi imbuto zivura indwara zose imbuto baziha n'umuntu nda warembye impamvu utarya imbuto soko ku isoko zidahari ariko zirahenda wahisemo kuzikura mu byo urya kuko ntibabasha kuzigura wararekeye abantu barya imbuto hano ni bakeya n'abaziriye ni bakeya ajya kwizebara kabati wati izo ndaziretse barazigutegetse baranazikwandikiye ko nazo wagura ubushobozi buki niko mu isi umwuka bigenda isi y'umwuka ni nini ariko ikibazo ubushobozi bwacu cyo kwizera ni butoya ntago Imana isubiza amasengesho yose isubiza amasengesho wizereye kugira ngo mwami tubashe kukakira imigisha yose iri muri Kristo Yesu dusenge umukozi wawe ugiye kutuganiriza ntabari wahubwa imbaraga z'Imana zibe kuri we dushaka ko atubwira mwami Imana yacu bitwedifiye urakoze ku buri muntu wese wasenze amasengesho atazataha gutyo azaba impinduka muri we mu buryo bwose Mana mu mwuka mu mubiri mwami n'ubugingo bugahembuka turagushimiye ko wifuza ko utwanganya hamahage kintu cyose Mana kitagushimisha kuri twe gikurweho abantu bawe bazatahe buzuye mu buryo bwombi kandi mwami Imana yacu bazera imbuto zikwiriye abihana abenshi bahindukire Mana nukuri tuzi ko hirya no hino bari gusenga turifuza impinduka mu gihugu cyacu kugira ngo mwami hagire ikintu tugaragariza ko wumvise gusenga no kwinginga kwacu turagushimiye rero ugire neza umukozi wawe byambaje niringi izina ryawe ryera Yesu amen murakoze cyane reka mbanze nshima Imana kubwira itorero rya Ntora ku cyizere mwatugiriye nkuko kwa mushuma mukora bivuze kugira ngo dufatikanye amasengesho nanjye muntu miri
nari bwizane nuko ndi kure kandi kugira ngo mve mu ruremo nze hano bisaba uruhushya rw'umushumba mukuru. Yonza kuba ndi hafi rero kujya ngaterana, ariko bimpaye amahirwe yo kubana namwe. Nange nakurikiye inyigisho z'iminsi 2 ishize kandi ndashima Imana ko mperuka hano none umwaka ubushize katukire bazima twese. Amen. Ishimwe rindi shima nuko nazanye n'umuryango nkuko mwabivuze. Nazanye abana si bose, hari abatabashe kuboneka, ariko hari 2 nshaka kubereka kansaye baze hano. Witwa Bishop yaza hano imbere, n'uwitwa Gedeo. Icyo mvuga nakivuga bahageze kandi gifitanye isano no kwizera. Amen. Ni umuhungu wanjye wa 2 kaba ari umurokore mwiza cyane. Yitwa Bishop kubera ko umunsi mpabwa inshingano z'ubushumba mama we yaramutwite, no bagiye gusenga rero ndapfukama na mama, uyu nawe yari mu nda ya mama wiwe. Ubwo amavuta yaturutse kuri nge no kuri mama amujyaho, avuze tumwita Bishop. Hari ikintu rero yambwiye numvaga nshaka ko ari we uzafata uyu muhamagaro kugira ngo akomeze izishingano. N'inyigisho ngiye kwigisha niwe wazinteguriye, niwe waziteguye. Ubwo rero ndashima Imana ko yakurikira inzira ya Yesu, kandi akaba ari umuhanga mu bahanga baba mu Rwanda. Uyu mwana abamo. Ikintu cyiza agira, yaricaye mu ishuri aravuga ngo ibintu mwarema nyigisha bikurahe. Kubwo nicara ngategereza chapitre azanzanira, wajya gushaka bikura ibyo agiye kwigisha nkabimenya mbere yuko aza. Ni uyu mwana yizi, ni umuhanga cyane mu bintu bya computer, arabizi cyane. Ariko nshaka kumuvugaho nuko nifuza ko umurokore w'umukarismatike, umuntu mbese umurokore cyane. Ambaza ijambo rimwe, bacyaribuka yarambajije ngo ariko papa, ati ibintu mbwira ngo umukarismatike ati shobora kugira ubukristo nkagira n'ubuzima bwiza. Kambira ati kunyamona abantu bameze gutya, abantu bashonje b'inzara bameze nabi. Waba ukibyibuka? Agira byibutse? Nabyibutse. Soramo kuntu wambajije. Abyibutse. Ubiteye soni? Okay, nari nkiri muto, ariko nari nkiri muto, hanyuma nkabona nyine abantu bafite utuzi dusanzwe, hari ukuntu babayeho neza, bafite amamodoka. Mpambaza papa icyo gihe itaramera neza, nabaze se ko muradusenga Imana ifite byose, kuki mbona twe bitameze neza mu buryo bw'ubuzima? None ndavuga nti ngewe n'Imana nshaka kuyikora nzaba nikora ibintu byanjye, ariko nanayisenga ariko nkora ibintu byanjye. Mbese yanze inzara, yaravuze ngo ntashaka gukorera Imana n'inzara yambonanye mu rugo. Atoya atuzagiye ati ngiye singemera, tinzagena nkora akazi kanjye ngiye nkorera Imana. Ati mvuye mu kazi akijya kumera nk'ukumeze, ngira ngo harahugeze. N'umuntu afite akazi keza cyane gahimba neza, Imana bimuhaye. Yiga muri kaminuza zikomeye mu Rwanda, yiga hariya muri ARU, African Leadership University, hariya niho yiga kandi ari yishyurira. Nubwo ihenda akorera amafaranga menshi cyane ari yishyurira. Ni umurokore mwiza, ndashima Imana ko ibyo bintu yatuye kuri we byamubayeho. Yakwiyicara, Imana guha umugisha. Uyu rero ni mutoya, icyo muzaniye umunsi badusengeraga ku bushumba hariya Gisenyi, yari yaragiye kwiga. Badusengeye ku nshingano zo kuba umushumba w'ururembo uyadahari. Icyo warambwiye uracyakibuka? Urakibuka? Nanjye nyine nigaga naha, ariko byabaye ngombwa ko twe turi mu bizami nyine nge ntago nabonetse. Naramubwiye nyine ko abandi babasengeye nahari, shaka ko nanjye umushumba nsengera. Imana iguha umugisha. Wa mushumba rero wabonye niwe wansengeye. Ubwo rero yabyumvise, yakwiyicarira. Yarambwiye ati mwasengeye abandi bana kuko bahamagaye umuryango urapfukama wadahari. Biramubabaza rero. Arambwiye ati kuki mutarindiriye ngo mboneke, yari mu bizami. Arambwiye ati umushumba uzamumbwirire ko andi mu mwenda wo kunsengera. Ubwo rero umushumba azagusengera. Amen. Imbaraga zo kwatura, yizera ikiva mu masengesho.
impamvu nabazanye hano imbere nuko n'abana bafite buri mwana afite ibintu byinshi, ariko umwana wumva akeneye amasengesho y'umushumba, akumva abandi basengewe adahari hari icyo yabuze, kura no kwizera. Amen. Muri iyi minsi mumaze iminsi mwiga ibintu byinshi, abana nababwiye nyine ko ngiye ku hano no mbabwira topic tuziga byo kwizera. Barambira ngo ibyo ni ibyawe rwose, ngo ntigunategura ngo wowe n'ubundi ngo ni ibyawe. Ariko nshaka kubabwira ni iki, Imana yampaye umugisha wo gushyira mu bikorwa ibi twiga, ngo ndebe ko bikora, sanga birakora. Ibi bintu bavuga bigira gute? Birakora. Kwizera kurakora. Niyo mpamvu rero uyu munsi turaza kuvuga kwizera icyo ari cyo, nubwo dusangwe tubizi turabyibukiranya, ariko nuza kwibagirwa ibintu byose twize hano byose ukabyibagirwa, uze kumfatira amagambo abiri gusa yonyine ari bitahana. Kwizera ni kore. Kore murayizi? Kore ni cya kintu gifatanyije ikintu n'ikindi. Kwizera ni kore. No kuvuga ngo sinzi ikintu kiri hano, ariko kano kantu agomba kuba gafite ikintu cyagafatanyijeho, cyangwa kano kantu sinzi ibintu, ariko ni ikintu gihuza ikintu n'ikindi. Ikiduhuza ni Imana, ni ukuyizera gusa. Kore gufatanya n'Imana ni ukuyizera. Gusa akibagirwa. Kore ibintu biguhuza kandi aho byanditse ntago ari ukubivuga gutyo nk'igitekerezo, biri mu Baroma 11 haravuga ngo amaherezo y'Abisiraheli, niko handitse ng'Abisiraheli ngo bahanyuwe kubwo kutizera. Noneho ngo nakwe duterwaho nk'igiti cy'ingurukira, ngo niba kutizera kwaratumye Imana bahanyura ikajugunya, ngo namwe nimutizere zabakuraho. Nza kumenya ko ikimpuza n'Imana no kuyizera gusa. Nkayizeye ubwo ntago mbese ntitukiri kumwe, akuza kwibagirwa. Ikigufatanya n'Imana mukagumana no kuyizera. Ntago muzantu Yesu yavuze ngo ninjye muzabibu ukuri muri amashami. Niba uri ishami Yesu akaba ari umuzabibu, iryo shami kirihuza n'umuzabibu niki? Ni ukwizera. Nta kindi. Ubwo buke ko kwizera ari kore iduhuza niki? Ni Imana. Kore ni butayizi, uzibuke phone yawe cyangwa amafone yacu, utu tuntu twa pareyi. Iyo ufite computer hari igihe ushyiramo umugozi hano ugashyiramo nakandi hano, hari amwe babikora. Iyo ushyizemo umugozi hana ugashyiramo na hano, hari ikintu kita kijyanamo n'umuriro, uhita wijyanamo. Ariko data ibintu barakubaza niba ushaka ko byombi bikorana, ibiraha bikajya hano ibiraha bikajya. Yemwe computer si ikintu cyoroshye. Nugira ngo ubikore, ufata umugozi uterekemo hano, ufata ushyiremo na hano, irahita ikubaza umururu bwijyanemo, irakubaza ngo ese uko nshyizemo hano urifuza ko ibiraha bijya aha n'ibiraha bikajya aha. Ubu muri mwege bamwe muri mwe mwaracometse, ariko ntimigeze mwemeza niba usangira ubuzima bwawe na Yesu, ibije n'ibyawe mukabumwe. Niyo mpamvu muri mwe yavuze ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Kwizera n'uwo mugozi rero, uwo mugozi uvana ibintu hano ubijyana aha, ubivana ubijyana aha, niwo bita kwizera. Iyo bicomoye rero ibyaha n'ibijyaha nibiba hano ntago biba hano. Nta kintu wava ku Mana udafite aho kagozi. Muri makeya kwizera ni kore, cyangwa ni ikintu kiguhuza n'iki? Ni Imana ukita ugushaka. Ubwo ijambo ni ry'uyu munsi turaza kuvuga uburyo kwizera bituma ukura ibintu mu Mana bikazi wawe, niribaho bikajya ku Mana. Icya kabiri, kwizera ngiye kubivuga simfite ururimi bivugamo, ariko ngiye kwivuga ntimuze kumfata nk'umuntu waguye. Kwizera ni faranga. Kwizera ni iki? Ni faranga. Ucyongereza mu gita currency. Yego. Nta kindi. Ni faranga tugura iby'Imana yaduhereye ubuntu bibitse muri Yesu. Nukuvuga ngo hari akakarita mwita prepaid card. Ntimukazi? Kaba kariho ibintu bagushyiriyeho urakagendana. Kwizera rero ni faranga twishyura. Tugira gute? Twishyura. Mbabwira akantu ikaze kubagusha. Nta kintu cy'ubusa Imana igira
nta n'ikintu cy'ubuntu Imana igira. Mukimbwire niba ari cyo mwaba muzi, mubwire ikintu mwaba muzi cy'ubuntu Imana igira, mugiye guhita mubira agakiza. Wapi? Ijambo muri kugendera muzi ukuntu rivuga, haravuga ngo mwese ngo turi abana b'Imana, gusa se harimo akantu tubeshejwe n'iki? Iyo kwizeye ni payment. Twese turi iki? Abana ntabwo barekeraho, bakubisemo agakarita. Bibiliya iravuga ngo mwakijijwe kwiki? Kubw'ubuntu. Gusa se kubw'iki? N'ibintu Imana iguhera ubuntu nabyo urabyishyura. Biza ari ubuntu. Agakiza kaje ari ubuntu, igakubitamo Kristo Yesu. Kristo Yesu yabaye icyambu. Icyambu ni ikintu, ibintu byose byo mu Mana ahantu byambukira ni muri Yesu. Ariko kugira ngo ukuremo akantu, ukure akantu muri Yesu, kadi ikarita. Imana duhaye ibintu, imigisha yose yo makagiza k'Imana twayahawe kubw'ubuntu, ariko harimo kwizera. Bivuze iki rero? Bivuze ngo ibintu byose dusengera ntabwo tubihabwa. Kuki tutabihabwa? Gusenga ni gukora order. Gusenga ni gukora order. Ni gukora command. Niyo mpamvu dufite abantu benshi basenga batafite icyo byabamariye. Kubera iki? Bakoze order ariko ntibishyuye. Bakoze commande ntibishyura. Kandi Imana yabizanye hari ibintu ndashaka kubabwiza ukuri. Hari ibintu wasengeye Imana irabizana ibishyira mu cyambu, ibishyira muri Yesu, ariko itegereza kuza kwishyura. Ndi wishyura. Bamwe rero mwakoze commande byaraje ariko nimwize mwishyura. Ntabyo muzajyana mu rugo. Gusenga ni gukora commande, ariko kwizera ni ukwishyura. Bivuze riri iki? Imana ntabwo isubiza amasengesho yose, isubiza ayo wizereye gusa. Imana ntisubiza amasengesho yose usenga, isubiza umuyo wasenze, ireba ayo wishyuriye. Izi ndirimbo muririmba hano ntacyo zikumarira, kereka iyo wizeye ibyo uririmba. Kwigisha hano ntacyo bimaze, keretse ibyo nigisha mbyizereye nibwo bikora. Muri iyi minsi ibiri rero, none n'ejo tugiye gushaka ukuntu mutunga kwizera mu ntangiriro z'umwaka. Mutunge your money, your currency. Mbese icyo kintu wishyura kuko uriho uko utagomba kuburiho. Hari abantu bariho nabi. Kera hataraza systeme za banki, hari ariko banze bikibaho. Hari agatabo ka banki, muracyakibuka? Hakaba n'icyo bita ngo ni fishi. Si bibiri. Byombi byabaga ari ibyawe. Biriho amazina yawe. Amazina yawe ari mu gatabo ka banki, ari no ku ifishi, byombi biri kumwe. Wajyaga ku mukashiya yakora yarabyuzuzaga. Ibyo ashyiraho gatabora kagendanaga. Ariko ifishi gasigarayo. Buriya rero ifishi yawe mu ijuru. Hari amazina yawe n'ibyawe byose. Ubuzima bwawe na gatabo ugendana. Hari igihe rero bidahura. Ugasanga amakuru ari hehe mu gatabo ntahura nayo ku ifishi. Bamwe niko tubayeho. Uwakugeza mu ijuru ukareba ibikwanditseho. Ari wareba ukuntu ubaho ukubayeho n'ibikwanditseho ntibisa. Icyo kwizera kumara rero ukora icyo bita reconciliation. Reconciliation birasa nukubihuza. Haleluya! Kwizera bifata iby'Imana yakwanditseho ukabihuza n'ukubayeho. Hari abantu bayeho uko Imana idashaka. Babayeho Imana itazi ibyababayeho. Umuntu utizera abaho nabi. Ataruka ikibazo kiri ku Mana, ikibazo kiri kurinde kuri we. Muri aya materaniro kino mugiye kumara, mwirinde kumva gusa. Mujyane kwizera mu kugendana nk'udukadi, nk'udukarita. Genda tugendana hano, radufite. Tamakarita menshi hano. Iyi ni irangamuntu yanjye. Iyi ni kadi, sinzi ukuntu ingi yitwa. Iyi ni visa card, akumvite byinshi. Dore mfite 3. Ayose, dore. Yafite yose. Ndagendana. Hano hose nsanze icyuma. Nkozaho. Amafaranga barimo. Baba barayanshyiriyemo.
ubu rero ndashaka kwabira ko ndifuza ko muri iyi minsi muva hano mutunza agakarita akajya mugenderaho gusa. Kajya mugenderaho gusa. Hari ibintu Imana yashyizemo kera biraba ngo turabo yaremye. Ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Yo yiteguriye kera isi tararemwe. Mufite ibintu byanyu. Iyo rero wajyaga muri banki ugasanga ibiri ku gatabo no kwifishi bidahura bashaka aho byapfiriye. Ubu ikibazo ntikiri ku Mana, mushaka aho byapfiriye. Ni ukuri kandi muraza kuhabona. Muraza kubona kuki bidahura. Kuki ukombayeho nuko Imana ishaka bidahura. Niyo mpamvu Yeremiya yabwiye abantu arababwira ngo nzibyo nibwira kubagirira. Si bibi ahubwo ni byiza. Ibyo se wabimenya gute? Niyo mpamvu kino cyumweru aya masengesho mutunge akakarita. Mwabyumvise? Kwizera ni kore, kwizera ni mani, ni amafaranga. Tugura ibitaboneka bigahinduka ibiboneka. Inzu wubatse si Imana yari ishoboye, niyo wizereye. Inzu wubatse si Imana yari ishoboye ahubwo niyo wizereye, niyo wishyuriye. Aranze inzu wubatse. Niyo mpamvu muzasanga umuntu afite inzu yo mu manegeka iri muri towa yenda no kugwa, akaza akavuga ati bene data ndashima Imana ko yampaye inzu. Wareba Imana ukuntu ingana, Imana yaremye izuba n'ukwezi n'inyenyeri, wareba n'iryo shyano ry'inzavuze ukibaza. Niyo mpamvu abantu benshi banze n'Imana, abantu baje kwanga Imana. Inzu iri muri towa iri mu manegeka, nano ishaze garave ukayitirira Imana. Ndashaka kubabwira amakuru muyumve. Umukuru w'igihugu ntabwo apfa gutaha inzu zose. Iyo umuhamagaye ngo azaza, muzabanze mubaza no gushyira ibuye ry'ifatizo ku nzu igiye kubakwa. Wewe izina ryera we arigize. Niba mwe mutazi Imana, umukuru w'igihugu arigize. Twamuhamagara ngo ugiye gutaha inzu iba hehe isite, izina ryanjye niyo nzu birasa, ntagashaka kuhakandagira ntibaho. Nimureba Imana yinjya duhamagaye ntigitanga ibintu bitoya, kubera ubwo mugiye kurwana n'umwuka w'ibitoya mubitse udashaka no kurekura. Imana ntigitanga ibintu bito. Ndabahingero Aburahamu nta mwana yagiraga, muracyabyibuka? Nta n'inda yavuyemo. Yamubwiye ko izamuha abana bangahe? Batabarika. Nta nda yavuyemo, ariko kuvuga abana udashobora kubara. Igiye kumuha igihugu, yamuhaye igihugu, iramubwira ngo urebe ku nyanja hakurya ya Mediterane no mu butayu bunini niho nguhaye haruta we. Imana iduha ibintu bituruta bitewe nuko ingana. Umwuka wera Maraki yaravuze ngo ifite umwuka wisagutse. Ntago Imana igitanga ibintu bito, ahubwo wowe wageze mu isoko. Kuri ubushobozi bwawe buke mu isoko habamo inyanya zamenetse. Muzi ko zibamo nazo zira zamenetse ziriho n'umubu. Izo rero bazigurisha make, sizo ziba ziri mu isoko. Pouvoir d'achat, ubushobozi bwawe buzana ibyamenetse, ariko isoko harimo n'inyanya nzima. Ariko uko udafite ubushobozi bwo kubigura uragura ibyo ku ruhande. Nuzana ibintu byose ufite by'umwanda, ntukajye ugira ngo Imana itunze uwo mwanda, ahubwo uko isoko ririmo na mwene ibyo nibyo wazanye kuko ubushobozi bwawe. Muri kino giterane cy'iminsi 21 cy'amasengesho nimugire kwizera, mugure ibintu bingahe binini. Ngiye sinyasengera ibintu bitoya, ibintu bituza byacye so na nyoko wanyu na nyogosenge. Ariko nushyira mu Imana ibintu bya gusengera, Imana ikazamo. Umva, haleluya. Nta Imana ivuga ibintu bito. Ibuka mupfakazi urukeneye amavuta, abana bahagaze hanze. Mashyabyibuka yagiye gutira ibibindi, bamubwiye ngo agira ati ibindi nta kantu bashyizeho. Ntutire bingahe bike. Urumva nagiye ni kubabwira we, ntutire bike. Yarimo muryo rwara ati ndabizi wowe, ntutire bike. Kuki mubabarira Imana? Imana mujye muyaka ibintu bingahe binini.
wagira ngo uzapfe warasabye Imana ibintu bitoya ikabiguha wahitamo gusaba ibintu binini ugafata bibonye nibura umuntu yazasoma kuri CV yawe agasanga uri umugabo usabye ibintu binini koko wagira ngo upfe ufite umwanda uva kwa kwe ku Mana wapfa ufite icyifuzo niyo kitasubizwa mu gihe kiriho umwana we yazakibona amen iri juru tuvuga ni rinini murabe Imana iduha ijuru Imana ikaguha ijuru ukuntu ringana Imana ituyemo yemera ibayo nibizima n'abakuru n'abaserafi n'abakerubi ikaguhaho ikaguha ubwene gihugu ikaguha umugabane mu ijuru ntago Imana itanga ibintu bito ibyo ufite bito byatewe n'ubushobozi bwawe bwo kukwishyura abantu baje bari imbuto hano muri bake abantu bari imbuto hano kandi imbuto zivura indwara zose imbuto bazihana umuntu nda warembye impamvu utarya imbuto soko ku isoko zidahari ariko zirahenda wahisemo kuzikura mu byo urya kuko ntibabasha kuzigura wararekeye abantu barya imbuto hano ni bakeya n'abaziriye ni bakeya ajya kwizebara kabati wati izo ndaziretse barazigutegetse baranazikwandikiye ko nazo wagura ubushobozi buki niko mu isi umwuka bigenda isi y'umwuka ni nini ariko ikibazo ubushobozi bwacu cyo kwizera ni butoya ntago Imana isubiza amasengesho yose isubiza amasengesho wizereye ntago iyo turirimba iyo umuntu ari kuririmba Imana atayizeye ameze nk'umuntu wagiye kwiduka ririmo Samsung phone nziza cyane yasohotse harya phone zigezweho zitabaza ngo iki iPhone umuntu uririmba Imana atizera akayivuga neza akayiramya atayizera ameze nk'uwajya kwiduka kuri ahantu hari iPhone nziza yasohotse 10 na gangahe bageze kuri 20 sizaho bageze akavuga ubwiza bwa iPhone ntago bayiguha kera kuyishyuye ukavuga ubwiza bwayo ukavuga ukuntu imeze ntayo baguha yuvuga Imana utizeye ntacyo bikumarira urebye indirimbo turirimba n'amagambo tuvuga ukuntu angana tuyavuga twahogoye ariko ntidushobora kuyizera ngo tuyashyire mu buzima bwacu niyo mpamvu rero biravuga ngo ubwoko bushimisha iki iminwa imitima yabo ikamba hehe kure abantu magize umushaka kuba hano intoro munyemerere mutunga agakarita ntabyumvise mutunge ki agakarita ne kujya mugenderaho reka nsome ijambo ry'Imana ne kuza kubatinza ariko ndashaka kubabwira ko ibintu byose kwavuze byibagirwa kwizera ni kori iduhuza n'Imana kandi kwizera ni faranga tugura ibintu Imana yaduhaye by'ubuntu ibishyira muri nde muri Yesu biza ari ubuntu ariko ukaba utabikuramo kire kubyishyuriye warakijijwe none se abantu batakijijwe n'ikibazize reka tugigorogota basi mperekeza tugigorogota tujyana igorogota habambye abantu batatu wa munsi ku gatanu habambye umujuru uri iburyo undi ari ibumoso Yesu ari hagati mwumva icyo kwizera si idini nta dini riri aho ngaho ntaryo ushobora kuba uri connected ku idini ariko utari connected kuri Kristo noneho rero ibisambo bire bavugana abambuzi babiri umwe abwira Yesu ari hagati kandi bose basigaje kane gatongo bapfe umwe arabwira ati Yesu uremba umbwire mu bintu hoze bavuga mu kanya bakubamba numvaga ibintu bivugirwa hano bavuze ngo uri umwana w'Imana urumva umwuka muke yarasigaranye ni muke sinamwishe uyavugishaga yari yabaye desiderate yamaze kuma agiye gupfa aramubwira ngo niba tekereza iyo negation uwo ni shitani wibuke ko ari byo yabwiye Adamu niyo yabwiye Yesu cyagihe niba uri umwana w'Imana ikure ku musaraba natwe udukureyo Yesu hari ikintu yasubije ikigoryi nk'icyo ntacyo agisubiza Yesu ndamwemera ikintu nk'icyo cy'igipfu Yesu n'umwana w'Imana niyo yababambye we yari we abambye ariko abizi ndi umwana w'Imana ntabwo akeneye kwisobanura ntakeneye kuvayo oya ni wabambye ni wabambuwe we niwe ntabwo akeneye kwisobanura niyo mpamvu amubwiye ngo niba uri umwana w'Imana ngo fata amabuye ngo yahindure umutsima Yesu aravuga ati ntayo mpindura kandi akomeza ku mwana w'Imana simpindura amabuye umutsima ariko ndakomeza ku mwana w'Imana kuki mutamye cyatubayeho uri wenyine uri we hajya yava ngo niba utaroga ngo vuga amen yo yivuza ahubwo uburi umurozi nge ntayo navuga yo uvuza ngo niba utaroga vuga amen ntabyo mvuga
nge sindoga nta nibyo mvuga ndaguma gutyo ntabyo sishobora wini banyuka ataroga nguvuga haleluya ntabyo mvuga kandi mama ntaroga cyagisamo kigere Yesu ndi mwana w'Imana ikure ku musaraba ngo dukureyo Yesu kuko ari ikigoryi araceceka ku ruhande bose n'amabandi basangiye urubanza basangiye urupfu bakoze ibyaha bimwe uyu we asubiza cya kindi mujye muvugira Imana nubwo yabitabatumye mujye muvugira Imana nubwo yaba itabatumye ntibakatuka Imana uhari oya kuko ntibatuka Imana ngo umupagani avuge Imana ntibagatuka Imana ntibagatuka itorero wicayeho reka ntukabyemere iyo tuhaguruka ubu mwavoka nubwo ntaguhaye akazi nubwo Yesu atagira icyo abivugaho nubwo Yesu atasubiza yuhaguruka uburanira Imana cya gisambo kiraha cyita kijya kurwana na cya kindi tiwarugoryiwe wagipfuwe nta soni ugira uragereranya urafata umwana w'Imana ukamugereranya natwe twebwe tuzize ibyaha twakoze Yesu ntaravuga ariko uyu we azize ibyaha by'abari mu isi kuki ushyira urubanza kuki urubanza rwacu nawe umushyiramo yibwirira Yesu rero ashobora kuba nta dini agira ashobora kuba atabatije atanakomejwe ntabwo Yesu nkurayo ntihamubwiye ngo Yesu ngo manura rata yamubwiye ati mbakubwire nge nubwo mbambye nzi kuri umwami nubwo ubambanywe nanjye ariko nge nzi kuri we abarokora kugira ku rwego niyo byaba bitaremera makavuze ko Imana ari Imana gose mujye mumenya ko Imana ari Imana niyo byaba bitari byemera ariko ubuze ko Imana ari iki ari Imana nita kuvana ku musaraba ariko ni Imana arabango mwami nugira mu bwami bwawe uzanyibuke ubi bintavuze aravuze ngo ubambye uri umwami arongera ati kandi uzagaruka atuzanyibuke Yesu abona kubumbura kanwa aravuga abona kubumbura kanwa aravuga ngo mukanya turabana hehe arabatije agira idini haro mumuzi taho ariko padizo bayimuhaye bakiraho nije kimuhesheje ijuru kwizera ndashaka kubabwira ko umuntu utizera Imana tuzajya mu ijuru umuntu utizera Imana ntago azajya mu ijuru hano muri mbya bavuze ngo utizera Imana ntago azajya mu ijuru habe no guciki umutaro kandi ubugingo ntabwo azabona hari umuntu wagiye mu mwuka mu ijuru asanga ku rugi rwaho abatemere kwinjirayo yabonye ku rugi rwo mu ijuru abona abantu batajyayo kandi namwe muramuzi ni Yohana wagiye Patimo yabonye ku rutonde haravuga ngo hanze imbwa abarozi ababeshyi abakora ibiki ariko ashyiramo n'undi musesekamo n'abatizera n'abanyabinyoma n'abanyabwoba kuki mutizera mushyizemo ntabwo Imana yaguhije urutizerera kandi uko uzapfumeze niko uzaza ukomeze ukomeze ubupfuye none wazaba uzukomeze kuko upfuye umeze niyo mpamvu Kanani Imana niyo yagiye irayifata irayikata mu isi irayirobanura irangije iraza irayibemerera harimo n'abandi bantu irababwira ati mugi Kanani mva kutizera n'ibyago ituma abantu ngo bajye gutata barebe ko ibyo yavuze ariko ko bimeze bageze Kanani basanze ariko bimeze basanze amazi ariyo imitina ariyo bazana n'amaseri y'Ikanani bageze imbere y'iteraniro Mose akora ikosa ariko nanjye narikora meze nkawe uzi kosa yakoze yahaye abantu kuvuga atabumvise ushyira umuntu imbere kandi ibyo agiye kuvuga tugiye kubigenderaho utigeze umwumva yari yabatumye ari abantu bagaruka ari inzige bagenda bari bakoze amatora buri muryango ugenda ushaka umuntu uhagaze imbere y'abandi baravuga bati twakoze amatora uyu niwe watugirayo umuryango wa Robeni wa Gadi wa Zabuloni wa Nefutali wa Benjamini atuma ari abagabo bageze bahimbwebwe babinzige bagarutse ukabona basa n'abantu bari bakira abagabo bameze kwa kundi noneho agira ngo uko babatoye bameze niko bakimeze hari n'abayimbwebwe babayinzige tudakwiye no gutega amatwi no kumva
aravuga ati mutubwire rero ahamagara iteraniro kandi ubwo butumwa nibwo tuza gushingiraho tugikanani. Bantu b'Imana message baduha abantu ngo batugiriyeyo ngo baturebeye ngo bahakandagiye ngo nibo bagiye kutubwira ko ntego twahageze hari abantu ngo barokore batugiriye ngo kuturebere ko bimeze duheruka ari abantu baza ari ingebwe ari inzige ni ikinyugu ihori. Noneho ikintu gitangaza abantu batagira kwizera ni n'ababeshyi. Abantu batagira kwizera ni ababeshyi. Baratangira avuga ati igihugu twagezeyo nicyo. Aho ntago babeshyi. Ni igihugu cy'amata n'ubuki nkuko Imana kitubwiye. Bashyiraho ngo ariko. Umve bashyizeho negation. Baravuga ngo abantu baho na abantu b'umwiryane. Ni igihugu kibi rwose ntago nakibarangira nubwo Imana kiduhaye. Ate kandi ikintu cyatutangaje ni ukuntu bareshya. Umuntu utizera ajya abeshya. Satani ajya amuha uburebure atagira. Satani abantu bajya bamuhibira adafite. Umuntu utizera ajya afata Satani akamuha ibintu atagira. Baramudekriva bati ni barebare. Birashoboka bari na barebare. Ate twabonaga turi inzige bari abantu kandi bagendaga bihisha. Siko baraye no hejuru birukanka bihisha. Bahuriye he ngiyo twavuganaga ukuntu banabeshe ngiyo twavuganaga ngo babonaga turi inzige ngo kandi bakabona ko turizo ngo tukabona nizo no bakabona turizo. Umuntu utizera yaturaho ubuzige akimanura agahinduka imbwebwe imbere y'abanyabyaha. Maze ngabo babyumvise bati nimwe abayobozi bacu nimwe mwatugiye imbere ubwo Kanani tagihari taho tujya ngo baraboroga bagakujyayo. Hasigara abandi babiri basaba ijambo ati nyakubahwa Moyize waduhaye tukavuga batavuga iki po 10 riravuze. Ntago kuba abantu benshi bavuze bisobanura kuvuga ukuri wapi. Kuba abantu benshi bavuga 80% ntibisobanura ko ari ukuri. Majority nta kivuze. Hari havuze 10 hasigaye babiri ngo maze baravuga bati mwebwe niki muvuga ko 10 rivuze babiri baravuga iki. Yesu wanakare baravuga tumba kimbabwire barabanza barabahoza timubanze mu kicece mureke kurira iyi Mana turaziranye yatuvanye kwa Farao twaciye mu nyanja itukura yatugaburiye manu renge ntago byabyimbye yaturinde kwandagara nimureke mbabwire iki Imana ivuganye natwe. Ibyo babonye koko ni banini barakomeye akavuga ikintu cyiza ntacyo kubakingira bagira tubagira isezerano. Mwaka gomera Uwiteka niba Uwiteka twishimira tuzabarya nk'abarya iki umutsima. Abatizera bavugira Satani. Umuntu utizera wese ni umukozi wa Satani. Mpamvu Yesu yavuze ngo umurimo ushaka kubabwira nguyu nuko umwizera oya uyatumye. Niba mutizera Imana se murajya mu ijuru gute? Ikintu cyantangaje rero iyareka imbere ibintu muri gutinya ibintu by'utinya byo bizi ko ntacyo biri cyo. Uzabaze Rahabu yaravuze ati ngiye nk'umuntu w'indaya ucumikira abashyitsi benshi. Twese nahangaha byararangiye. Twumvise iby'Imana yakoze hakurya y'uruzi rwa Yorodani. Ati abantu bose bagize ubwoba ati ubutwara cinze nta muntu gisohoka. Wumve ibintu biguteye ubwoba byo bizi ko bidahari. None wowe urimo uvuga ko bifite imbaraga nabyo bwabyo bizi ko bidafite icyo kubakingira. Umuntu uguteye ubwoba nubwo yavuga gute ariko mu mutima azi ko adahari. Ndashaka kubabwira kutizera n'ikintu kibi. Imana ifata umwanzuro avuga ati rero ikimpuza namwe no kwizera ubwo byanze turatandukana ihita ifata icyemezo cyo kwica. Avuga ati ntabwo kwakomezanya mwandiriye Mana ubu mwese muri hano mwariye Mana w'Imana nubwo mwicaye hano ibintu byose wigira. Hari akantu bitaga avance murakazi ujye gusonesha igitenge costume kuresha akabati. Hari umuntu avuga ati noneho rero numva avance kugira ngo nkomeze kubikora. Umuntu watanze avance ye agira uburakari bwinshi yahanze utabikoze. Ati kuzi ko naguhaye umwenda wanjye bite buri ibintu Imana yabakoreye irabyishyuza. Niba wowe nta gaciro ubiha ibintu Imana yakoze ku buzima bwawe yirabyishyuza. Imana ibintu yagukoreye niba wowe nta gaciro ubihayo irabyishyuza. Ndavuga ngo sinabaha manu yanjye mwariye munywe n'amazi ngwane ya ntambara ngo mumvuge ko ntacyo nshoboye mugeze kuri Yorodani. Kubera iyo mpamvu abantu bose bakuru n'abavuzi induru ndabica kandi abica none. Ati kandi abahungu banyu bakuru nabo barapfa.
acyakora abana bato bataze ayo matiku, burya abana nta matiku bazi. Nyashima Imana ko abantu bajya bapfa. Ngo iki kundebye nabise ibaze Hitler yadapfa. Nyashima Imana ko abantu bajya bapfa. Buri ngashimana ko abantu bajya basaza. Agasaza rwose uko darashaje. Ibaze Hitler agumye kubaho ntage no muri pansiyo. Byagenda gute? Mu murebe Hitler tumusanza kibaho. Noneho Imana iravuga ati reka nica abasaza abantu bakuru b'abanyamatiku. Sigaza abantu bato bataze ayo matiku yanyu. Cyakora mu mazi imyaka 2 mu gikanani mwamugeze ku ruzi. Cyo ngiye gukora ngikirero. Cyo ngiye gukora nta kindi. Ngiye kugenda mbica umugenda. No kubica umugenda ni ubuntu kuko Mose yabwiye Imana ese urabica ubikire rimwe ndabashingura gute? Ati se bazabyumva wabiciye rimwe ntibazemera ko bakurakaje, bazagira ngo wabuze ibiryo. Dore ko banatekerezaga. Imana ati uzi ko Mose uzi ko umujyanama mwiza. Ibyo uvuze nibyo. Nimbicira rimwe abantu bazigare ko nabuze ibyo kubagaburira inzara ikabatsinda mu butayu. Ndabica imyaka 38. Umva kantu ngira ngo mwumve. Muri iyo nkuru Imana agendaga ibica umwe bakagupfa gusanzwe. Yanto tumvira Imana ibica gake mu gashingura kajya mu kiriyo mugakomeza ikazabarangiza. Hari nibivuga ngo banga Imana ntibayisenge. Bazapfa bose. Imana ni igira strategy. Igifata urutone kura liste y'abanyabyaha. Ikagenda ibica umugenda. Ku buryo mutamenya ko kuri kariri kubikora. Ikabamaraho. Ikahanagura. Yarabishe. Ariko ikintu cyantangaje, aha kantu gatega amatwi. Uvuko Imana sinzi kuri wa Mana uyu ntangaza. Uzi ko yabicaga ikanabagaburira. Manu ntiyigeze ihagarara. Muzabaza amakuru. Ariko ayiha umuntu utagikanani. Mani kaza ku gihe bakarya bakaza gupfa ni mugoroba. Niyo mpamvu utambwira ngo kuba Imana iguha ibintu materiel ntibisobanura kujya mu ijuru. Ushobora kubona ibintu byino umva bikaza ku gihe. Mani kaza mu gitondo ikaza ni mugoroba, amazi akava mu rutaruka yanywa kagukingira igicu kizuba ntubye ibirenge tuzaje Kanani. Kandi ibyo mvuze nabyo bihawe n'Imana. Umuntu utizera ashobora guhabwa ibyina ntazaje Kanani. Imana turinde muri aya masengesho. Mwambuke tugende. Sibyo bene data. Ubwo Imana duhaye igihugu mureke tukigemo. Ariko umuntu utacyemera utanakivuga ntacyazakandagiramo. Reka rero minuta yanjye bampaye uyu munsi ejo nzagaruka. Aho nashaka kubabwira ngo kwizera ni ikintu cyonyine kiduhuza n'iki n'Imana. Umuntu utizera ntashobora kunezeza iki Imana. Niwe yaba bishaka. Umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana naho yaba bishaka. Ubushobozi ntabwo afite. Nta capacity afite yo kunezeza Imana. Hanyuma rero hano bavuze kwizera ni benshi. Sinshaka kubagarukaho mbavugaho ni benshi. Ariko uyivuze ngo kwizera ni iki muri Bibiliya ntago bavuga kwizera icyo ari cyo cyane. Bavuga mu Baheburayo 1:11 umurongo wa mbere. Ukwizera no kumenya. Ntabwo abantu bizera ari injiji. Kwizera no kumenya. Pawulo yandikiye Timoteyo kabanze mvujya kukumenya. Kwizera no kumenya udashidikanya. Ibyiringirwa ko bitazaba. Niho kuduhesha kumenya ko ibyabaye tudahari byari byo nibindi bizaba. Iyo umuntu yizera abahagaze hagati y'ibintu bibiri. Abahagaze hagati y'ibyabaye adahari. Akaba na hagati bizaba nyuma ya none. Uyu muntu agasanzwe. Umuntu uhagarara hano ukwatumye ngo kwizera kwatumye twemera kwisi rimwe n'ijambo. Kandi nari mpari. Kwizera kuragenda gukurura amakuru yo mwitangiriro kukansangisha hano. Gukurura amakuru yo mu byaheshuwe ngasigaramo hagati. Noneho ngahagarara mu by'Imana yakoze ngahanurira ejo hazaza. Kwizera n'ubumenyi. Paulo yandikira Timoteyo mu rwa mbere amwandikira 1:12. Yaramubwiye ati nashaka gushima. Tinashimira umwami wacu Kristo wambashishije ko yabonye ko ndo kwizerwa kangabira iki umurimo we. Aravuga ngo nubwo nabanje kuba iki umutukanyi n'umunyarugomo n'urenganya yarabimbabare ko nabikoze mu bujiji ntarizera. Umuntu utizera ngiye kuvuga ukuntu Bibiliya imwita mwisi y'umwuka ninjije. Injiji n'umuntu umeze gute? Ni umuntu agombye kubaza ikintu akaba atakizi. Nta kindi.
none dufite abantu nkoresha ubwo buryo binjije muri ibi bintu twicayemo. Noneho mujyemo batinya kandi ari injiji, batuka ibintu byanyu by'ubujijuke mukunama. Paul aravuze ngo nabikoze buki mu bujiji. Uzi ikintu, uzi diplome yari afite, yari yarize droit canonique, afite PhD muri droit, ariko amaze kumenya ko ibi bintu atarabiza, ariko namaze igihe nkora iki koko, kuki nijiji kuri uru rwego. Muri ngira vaho natinza cyane kwitaba. Yesu wampamagaraga nyuma nizera iki ijambo rye. Ndashaka kwabwira ko turi injijuke, ntibazatuka ibi bintu ni iby'abantu bajijutse. Kwizera ni ubumenyi. Amen. Niyo mpamvu rero ndashaka kwabwira ko kwizera ari iki, ari ubumenyi. Uko kwizera rero, reka mvuge ubwoko bune bwo kwizera. Nihuta tuzakomeza ku munsi w'ejo. Kwizera mvuge ubwoko bune bwo kwizera, ibyiciro bine bwo kwizera. Hanyuma turaza gusoza tujo tuzakomeza icyo uyu munsi umwuka yari yampaye kubabwira ngo nimugire kwizera mutunga nk'ifaranga. Uyu mwaka muri mu kwezi kwa mbere mujye kurihahisha ibintu Imana duhere muri Kristo Yesu bitseyo, mugende mu biguri, nta kindi gisobanuro. Mwese mufite kwizera, ariko kwizera kwacu ntabwo kungana. Mwese mufite amafaranga, utafite nindi ntawe. Igiceri cy'icumi ni amafaranga niba kibaho, cyangwa ako nigeze nkibona. 20 ni amafaranga, 50 ni amafaranga, inota y'ijana ni amafaranga, 500 ni amafaranga. Bifite bisangiye izina, ariko tujye ku isoko niho umenye icyo ufite ari iki. Ufite amafaranga adafite icyo amaze. Byose ni amafaranga. Umwese mufite kwizera, ako kwagura iki, kwazana iki, kwaguhindurira iki. Mwese mufite amafaranga adafite icyo amaze. Hano yo mutatora, hano muri mwebwe abantu batatora igiceri cy'ijana. Ntihari nk'abantu bahita bitambukira kuri mwe. Hari abantu bageze ku batatora igiceri cy'ijana batazi igiceri cy'ijana. Ni amafaranga, ariko kubera ikintu agura ari gito ntiwayashyira mu mufuka wawe. Ni nako no kwizera ko abantu kumeze. Afite kwizera ku giceri, kwa 5, ku 10, kwa 20. Kandi 20 ntigura umuneke, nibigura n'urusenda. Sinzi ikintu 20 igura, ntabyo mbizi. Ariko muri aya masaga shise 21 mugira kwizera kuremereye, kubasha nyine kuva mu ikintu. Numva umwuka we yantumye kubabwira ngo nugira mugire kade, mugire karita. Kandi ngewe babwira mwene ibi ngibi, ntabwo naje kwabwira teori. Oya, nge ntago ari amagambo naje kubabwira. Ngewe niko mbaho. Madamu wanjye sinshaka guhamagara ngo uzivuge kurabizi. Barabizi ko ngewe mbitse ikarita yo kwizera ndayigendana. Kama ibintu bitatu byambayeho by'ubuhamya. Nigeze bantuma gukora hano mu mujyi. Ibintu byambayeho kandi bamwe murabizi. Nyakwa mushumo gukora arabizi. Mpageze ndota mbone kamyo nini yapfiriye ku muhanda, ariko kontineri yayo yayindi bikamo ibintu ari nzima, ariko moteri mbone idahari, n'amatara yaravuyemo, n'amapine ibitaka byararenze hejuru. Imana irambwira ngo ngiye gutwara kuyobora ahantu, ariko iriya modoka nashaka ko yaka. Iyi modoka yakwaka, dore amapine avuye mu mwuka, isayo yabirenze hejuru, amatara barayatwaye, na moteri banze idahari. Arambwira ati ariko nubwo bimeze gutyo, umutungo iyi modoka ifite ntawawukozeho. Sanga bayiteye amabuye, ariko ntabwo bashiye kwinjiramo. Irambwira ati genda rero watsiriya modoka. Bazimana semana nzayatsa gute ko ntari umukanishi. Irambwira ati uri we uri umukanishi. Atuzazinutse mu gitondo muri burakeye. Nuko Imana yambwiye ujye muri burakeye utangire watse. Mpamagaye abadiyakoni nabwo nti rero Imana yavuganye nanjye, irambwira ngo uyu mujyi twawatse ukaka birashoboka. Atuka kuti tidukore niba turi mu gitondo uyu mujyi uraza kwaka. Abadiyakoni barambwira bati abantu batuye muri uyu mujyi nta bantu batuye hano mu mujyi Kigali. Hano hari abahinde hejuru, abandi batuye ku Ruyenzi, abandi batuye Kabuga, abandi batuye Nyagatare mu Bugesera. Nta muntu waza hano muri burakeye. Barampakanira, barambwira ngo tibishoboka. Kamabwira aka kantu mukumve. Hari uzahura n'abantu, hari ibintu byanze
bakakwereka imirambo y'ibintu byanze. Wowe ukajya ahantu ati ibintu ntibishoka, iyi duka n'uwayiririmo yaragiye, uyu muryango n'abarimo barakinze. Bibiliya uzi ukuntu tubwira Zaburi 4 iravuga ngo bagenda bagwiza imbaraga. Iyo ngize mu gikombe cyitwa iki? Baka. Ngewe rero kabagura ikintu ngewe mu mutima wanjye. Ibi mbabwira n'ukuri. Ntabwo amasheki y'abandi andeba. Ibyananiye abandi ntabwo bindeba. Ngewe ntabwo bindeba iyo ngeze ahantu ngasanga ikintu cyaranze bakavuga ngo n'ubu byaranze bampaye amateka yuko byanze, ndavuga ngo ngiye sinari mpari. Kandi ngiye ntabwo nari mpari nyine. Ndabwa ntibeke bampa amezi 3 bati no dukore amezi 3 yigerageza. Ndabwa ni 3 nashira iyi kamitaraka tuzabizimye. Hari twabanye muri cyiterane cya mu gitondo numva muhari bamwe ntago byaje kwaka babantu bavuye kwande ntibaje. Imana namaze kumenya ko abantu ugiye gutangira ikintu bashobora guca intege, ariko namaze kumenya ko nta muntu n'umwe waguca intege kuruta wowe. Buriya wowe ni wowe ikibazo kuruta abandi. Uri umwanzi wawe. Umwanzi wawe ni wowe. Ko nukuvuga amagambo mabi Imana imbabazi. Uri umwanzi wawe kuruta abandi. Ikintu cyose cyapfuye cyatewe nawe. Yufite vision, yufite mission, ni wowe wica. Abandi bose iyo wowe ukomeje, ikibazo ni wowe kuruta abandi. Niyo mpamvu rero ngo muhagarare mushikamye mudatinya. Imana bwese ngo uhagarare ukandi ushikamye. Ni wowe yagiye niyo yavuganye nawe. Iyo Nowa aza kumvira abamuca intege teye kuba ku bwato. Uri umwanzi wawe. Ni umwanzi wawe wa mbere ni wowe. Imana irabicana mbona biratse. Uyu mugabo arabizi mwari waruhari. Bucyo bimaze kwaka ijwi rirambira ngo saa 6 rero naho birashoboka. Ngira abantu ubwo igitondo cyatse tujye no kumanywa. Kwa dufite itorero ryari rituranye natwe. Bifite ranchawa imazi dezane imyaka n'imyaka. Baravuze ngo hajya bavuga ubutumwa bitangaza. Bambwira amazina yabaje bajya kuhigisha. Mameste hari jambo nakubwiye sinde bukiryibuka. Ocyagibuka ijambo nakubwiye ko nta muntu bayi bambwiye nyine ngo hari urusengero rundi tuyeho ngaho ngo rukomeye rufite abantu bajya kuhigisha ngo byarafashe. Hanya nakubwiye ngo iki? Navuga nta mupande ko topfa guturana n'umuntu wese. Nababwiye ngo abangaba ababara ngo amaze imyaka myinshi ngo basenga ngo abangaba ngo hari toro nayo yari hari ryadusengereje. No muntu wari warasohotse nabashinga urusengero hafi aho ngaho ndababwira nti ntawe uhari. Buriya abapande ko ntabwo twari byatubayeho. Ntabwo dupfa guturana n'umuntu wese. Akareka. Umva twahuye n'ibintu bikomeye. Dutangiye no baravuga ati rero ibi byo ntibizafata ni saa 6 baramenyereye ngo ntirekareka. Icyambere hari radio yitwa Isoko y'Ubugingo. Umushumba waho baravuga ati pasiteri ibyo bya saa 6 muzanye amafaranga abakiriya baje gufatisha indirimbo ugiye kubuza abantu kujya baza kuri gufatisha indirimbo ushyize mu iteranyo namabaje ngo nangahe baguha nzenza yakuzanira mbwira amafaranga bajya kwishyura. Navuga kwizera nifite ikarita. Navuga nti nangahe baguha ku saa 6 ujye uyambaza nzayakuzanira. Arayambwira nti umbwire nzayakuzanira ariko reke duterane. Twaragiye turuzura ba bantu bose hari abakibaho none byagenze bite. Umupate koti ufite kwizera yimurimi imisozi. Umusozi uri imbere wa wimura. Ibi babwira ibirashoboka. Mushumba Jean Paul rabizi bigenda byimuka. Umushumba mukuru arabyibuka naho n'ikibazo ngezaho nagiye gukora pasanga inzu imaze imyaka 15 yarananiranye. Imyaka mu mwaka umwe ibiri yubatswe n'abantu batandukanye. None ndabase iyi nzu kuki imaze imyaka 15 itava hano ariko kababa yihingamo ibigori nibihaza. Yafika mu bigori byiza muri n'inzu y'amatafari igeze kuri rento. Yaramwe ibigori byiza nibihaza. Barambwira ngo yarananiranye.
aya ndavuga kwizera kwanjye kwayimura. Nahuye n'ingorane zikomeye abantu bose bamvaho, ariko nari nafashije ijambo rivuga ngo ninjye kibazo, njyewe nintivaho. Ikibazo ni wowe, ikibazo ni njye. Ndavuga ngo njyewe nintivaho. Ijwi numvise ijwi rivuga ngo nta muntu wanyemereye amafaranga, ntawe dufitanye gahunda y'amafaranga, ariko nzu ndi wemeye ibindi bintu. Mubabwire yaravuze ngo nzabana namwe kugeza ku mperuka y'iki y'isi. Kandi igihe cyose namaze kumenya ko nta wundi twavuganye, ariko hari undi ubaruta. Ndababwira nti iyi nzu irahava. Tujya kuyikoraho bahagurutse ngisha umushumba inama mukuru, ntimushumba kwamere nabi. Ati se niki inzu yabo ngo nibayivugurure ngo ariko nibashaka kwisenga. Arambye ati impamvu zana umuntu wize iby'ubwubatsi abanza berekeye ko imyaka 15 iyo nzu yaboze, kandi hoko inzu bahinzemo ibigori n'ibishimbo n'ibihaza, inyagirwa imyaka 15. Ubwo umwana basezeranye cyo gihe yarangije ari mu wa 3 segonderi. Nuko tuzana umuntu wize iby'ubwubatsi bati inzu ntimushaka kuyivugurura kubera ko ufite ikibazo, sima yamaze kwangirika. Hanyuma rero ntitwagombaga kubaka ibisa nk'ibyari bihari. Buri umwanda wose n'abadayimoni. Umwanda n'abadayimoni n'ukuri. Ubu mpanganye n'ikintu cyitwa umwanda, haso mbonye umwanda mpita mbona dayimoni. Uyu mwana tuwukure hano. Ubu Imana yahateretse etaje nziza mu gihe cy'imyaka 2. Ubu turi mu masuku, turi mu birahure, twararangije inzu nziza. Byasabaga ko ngewe mbanza sinivemo mbese sinipinge. Umuntu yakwizera rero ahangana n'ibitero byose n'amajwi yose. Amen. Dufite gahunda yo kuzarangiza uyu mwaka, twashaka ko gutaha urusengero rw'iwacu rumaze imyaka 70. Nago rutarataho. Ibi mbabwira rumaze imyaka abanyagisenyi muri aha imyaka 70 ntago ararutaha, rwarananiranye. Bitamenya ko Imana itantumye kujya kureba ibibazo biriyo, yantumye kubikemura. Imana ntago yantumye kujya kureba ibibazo ngo bihindure ikorasi, yantumye kubishakira iki igisubizo. Ubu ndugeze kuri ndashaka ko turutaha kandi rukaba rusa neza n'urugo rwarwo ku buryo uhagera ukabona hari ubwiza. Noneho rero kubera ko kugira ngo utahe urusengero bisaba insengero z'abana, ntabwo urusengero barutaha nta nsengero z'abana zihari. Muri uyu mwaka 2025 kuri ya kadi yanjye yayindi nyine nababwiraga, nakoze commande ya $1 million niyo ishobora kurangiza imirimo mfite hariya. Ayo si Imana ifite, ahubwo niyo nizereye. Mbibise katari Imana ifite. Oya kareka. Ubu nakoze commande ya $1 million kugira ngo soze ibikorwa byose ubwo rusengero n'indi mirimo yose, ariko nubakemo n'isengero z'abana. Abana kuva ku myaka 12 kuza kuri 6 kugeza kuri yo hasi, ku buryo mu kwezi kwa 12 uzaza urebe. Oya wazaje se uzaza urebe, uzaza uhagere uzahasanga insengero z'abana ziri modern zigezweho ku buryo umwana aza agasanga urusengero rwe rwo gusengeramo. Kuko mfite ikarita shyira mu cyuma. Ubu namaze gukoresha ibishushanyo mbonera, ubu ndi mu nzego zitanga ibyangombwa kugira ngo niba mara kumva ibyangombwa tuzamure etaje irimo insengero z'abana. Insengero rw'abana rwo hasi n'urwo hejuru, abakuru bozajya hejuru abandi bajye hasi, kandi runini cyane n'ibindi byumba. Nemereye kwikoreramo mu Mana. Noneho rero mwibuke ibintu ejo mwavuze, bavuze ko ibintu tatuye ntago byabibaho. Niyo mpamvu njya mbyatura kugira ngo mubimenye muzanabimbaze. Mbitamo kubivuga hakiri kare kugira ngo muzaza kwimbaza bya bintu wavugiye ahandi. Mbitamo kubyatura hakiri kare, ndafite isoni ntamwaye kuko boss nyiri torero nzi neza akunda abana bato. Uwo mushinga azawushyigikira dore ko nawe yabaye umwana. Amen. Ndashaka kubabwira ko rero amira utangira arangiye, ne kubabwira kwizera ku buryo bune. Hari ukwizera karimano. Kwizera karimano. Ukwizera karimano ni ukwizera kudasaba gusenga, kudasaba idini, ni ukwizera kw'abatuisi, ni ukwizera guhanura ibintu bizaba, ni ukwizera gutuma umuntu agira vision,
agira icyerekezo cy'imyaka 10 20. Ibyo ngibyo rero niwe wowe udakijijwe niba utazi n'Imana ni ukwizera kw'Abanyafurika ni ukwizera kw'Abanyarwanda. Ku Rwanda ni igihugu kigira kwizera, ni igihugu gitoya kitagira imitungo kamere nyinshi, ariko bagira ku bintu bikomeye, bakoresha kwizera karemano. Abanyarwanda kuva kera n'umuco wacu, muzabaza amateka Abanyarwanda bari intwari kuva kera. Nyarwanda niko bateye, ni abantu biyemeza, ni abantu byatura ibintu binini. N'amazina twitwa amazina y'Abanyarwanda y'abantu bakuru, ni amazina y'ubutwari, ni amazina y'ibigwi, buga no kwizera karemano. Kurema ibintu singomba kusenga, uko kwizera kumaze iki gutuma umuntu abasha kubaho muri ubuzima bwa Kigali. Ngiye nshobora kwanda n'umupanikote nkabaho kaba mu Rwanda ntanasenga, ntazi n'idini, ugasanga ndiho neza. Murabona abantu batajya basenga, batajya muri nibature, batajya mu masengesho y'imisi 21 bagera ku bintu bikomeye. Haraho mwaba mwarabonye bafite kwizera karemano ko kwatura ibintu bazageraho kandi ntabihari, ko kwizera no kumenya ibintu bitari byabo. Hanyuma rero ko kwizera singuti nto mwese muragufite, ni ukwizera umuntu akuramo experience y'ibyabonye, akura muri formation ku ishuri, ibyo wabonye, ibyo wumvise, ibyo byose bishobora gutuma ushobora guhindura ubuzima bwawe. Ndashaka ko guhindura ubuzima bwawe ntibisaba kusenga cyane kubijyanye n'ubuzima bwa hano mu isi. Rekada hano, rekada nteye imboga niyo nabanda senga, imvura ikagwa zamera, nta bindi. Iryo hamerera hari Imana igusha iki imvura mu mirima y'ababi niki nabeza. Imana ijya gusha imvura ntitoranye mu murima igushamo, ariko igusha mu murima, igusha imvura mu murima w'ababibye. Ngiye mpinze uruboga nkaba ndasenga, nkaba ntazi n'Imana, karufumbira uko amabwiriza avuga. Imvura iguye ntiyagitaruka ijye kwa murokore no kwa diakoni, nigeri wanjye rorere kujyayo. Kwizera karemano mpamvu mushobora kubaho rero, ushobora kubaho mwanyemereye mukamenya ko kuho bishoboka. N'ubu utarajya no mu ijuru ukoresha kwizera ko mu isi basi kwinahangaha, kuno kwizera karemano sinkugarukaho. Kwizera kwa kabiri ni ukwizera kwa kundi batwigishije hano Abagalatiya 3:26. Kwizera kuduhesha kwa abana b'iki b'Imana. Ni umunyarwanda, ufite nationality yo kuba umunyarwanda, ariko nongeye ukoresha kwizera gutume mba umwana w'Imana. Biravuga ngo Yohana 1:12 icyakora bamwemeye bose bakizera iki izina rye. Mwirinde kuba abantu bemera, buriya hari ukwemera no kwizera. Abanyamadini benshi barabyemera, mbuze ukuntu mbivuga we, mbuze ukuntu bibabwira we. Hari abemera Mana icyakora bamwemeye. Kuri urwo rugero abamwemeye bose yugarukiyeho ntago umwana w'Imana. Abemera Mana mpamvu ujye ubona iyo umuntu yitabye Imana avuga ngo mu ijoro ryakeye umuntu yitabye Imana, yaba rero yitabye yabagiye kuzimu, ariko tuvuga ko yitabye iki Imana, bigaragara ko turabemera Mana. N'amazina y'Abanyarwanda mbere yuko ubu missionnaire buza bitaga abana babo amazina ari mu Imana. Hakuza Imana, harera Imana, ibyo nibyo kwemera iki kwemera Imana. Icyakora bamwemeye bose wongereho payment, bakizera iki izina rye, niyo bahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'iki b'Imana. Abo ntibabye n'ubushatse bw'umugabo cyangwa bw'iki bw'umugore. Uko no kwizera kwa kabiri se nkugarukaho, ariko niko kwatumye muza hano. Umuntu hano udakijijwe rero sinabazi n'impamvu yaje hano, ntago na hano udakijijwe se wabaje guterana ntawe. Mwese muri kategori ya kabiri. Iya mbere yo ntabyo mwasengeye ntimwabisabye, mwibonye muri Abanyarwanda, murasabwira kwizera kw'Abanyarwanda gufite icyerekezo, gufite vision. Abanyarwanda nta mahitamo ahari, barihuta, bafite kwizera kurema guhindura ibintu. Ariko hejuru y'ibyo, iyo rero utagira kwizera kwa kabiri, ufite kwizera kwa mbere, kwa kundi gukora ibintu binini cyane, ukubita mukatiza nkandi bukadinazari, imbaraga zanjye n'ubwenge bwanjye nibyo byabikoze. Niyo mpamvu iyo ufite ibintu wagezeho bikomeye utazi Imana, ugira icyo bita orogeye, uribona. Noneho twebwe rero kubera ko twabaye abana b'Imana, dufata kwa kwizera kwa mbere, kubera ko nibutse ko twasanze dusharinga ibyacu n'Imana. Ibyo mu Mana bizi wacu, n'ibyawe bikazi wacu, ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'ibyiki nibyo mucunguzi. Kwa kwizera kwa mbere Imana yita iguha umugisha. Kwa kundi ko Abanyarwanda Imana yivanga mu byacu. Kwizera kwa kabiri kuduhesha uburenganzira bwo kuba umwana w'Imana. Kwizera kwa gatatu rero niko mwizejo na Kayitare. Kwizera kw'impano. Kambabwire
hari ibyo bita impano, hakaba n'ibyo bita ibimenyetso. Dore ibimenyetso bizagumana n'iki? N'abizera. Ibyo bimenyetso nta numwe usoniwe kubigira. Ariko impano yo gukora ibitangaza iyo igira abantu bayihabwa muri za mpano 9. Hano bahabwa impano yo guhanura, impano yo kuvuga mu ndimi nshya, impano yo gusobanura indimi, impano y'ubwenge, impano yo kumenya, impano yo gukora ibitangaza, impano yo kwizera. Ariko habaho n'icyo bita wonders, ibimenyetso. Ni ibintu Imana igukorera byo ntubisaba. Kamaho ibyo bintu bitandukanye. Reka abisirayeli bagikanani, ibintu byagendaga bibabaho ni ibintu Imana yikorera bijyana n'abarokore. Iyo umuntu ari umurokore, hari ibintu Imana igenda yerekana ko iri kumwe nawe ikabyereka abatazi Imana. Ngo nzakora ibimenyetso n'ibitangaza byinshi. Noneho rero ubwo ibyo ni ibintu umurokore wese afite. Ibyo ngibyo ntabwo umuntu wese umaze gukizwa akakira Yesu umwana umukiza we afite ibimenyetso byerekana ko Imana iri mu buzima bwe. Hakaba n'impano yo kwizera. Kwizera karimano, kwizera ku mwami wacu Yesu Kristo biduhesha kuba abana b'Imana, kwizera kw'impano, ariko hakabaho n'akandi bita ibimenyetso bigumana n'iki? N'abizera. Aka kane rero ariko tugiye gusorezaho tugasenga. Niyo kintu nifuza tuzasengera ku munsi w'ejo. Kwizera kw'abakiranutse 10 mu Baheburayo 3:6 cyangwa 3:7. Haracyasigaye igihe kigufi cyane. Uzaza ntabwo azatinda. Ariko umukiranutsi wangiza abishwaho n'iki? Ako kantu tuzakavuga ku munsi w'ejo. Uburyo umukiranutsi abeshwaho n'iki? No kwizera. Yufashe ibimenyetso dutunze abizi imibare. Tugira bihwanye, kuramo, teranya, kuba, gabanya, biruta birutwa. Numva mwarabyize. Yufashe rero kwizera, hano kandikaho gukiranuka. Ikimenyetso kizamo ni bihwanye. Yufashe kwizera, hano kandika gukiranuka. Bya bimenyetso byo guteranya, gukuba, gukuramo, kugabanya, biruta bihwanye. Bivuze ko umuntu utizera adashobora gukiranuka. Bivuze ko ibyaha dukora rero bijya barakora bavuga ngo Imana ibabarire, kwicira inzira, kwirwanirira, ni indikateri, ni ikimenyetso ko iyo utakaje kwizera utakaza gukiranuka. Umuntu utizera takazajya mu ijuru, ntashobora gukiranuka. Uko no kwizera kuri 4e dimension kwa Danieli, kwa Yosefu nta kamabwira abarokore muri aha. Hari n'abadafite insengero basengeramo hano, mushaka kwa muhari. Igihe cyose wasengeye se wenda urusengero ruhari wakuyemo iki? Waruzi ko Yosefu yageze kwa Potifari nta rusengero ruhaba, nta repetition, nta nibature, nta giterane, nta masengesho, nta pasiteri. Ako yari afite ya kadi, yari afite visa kadi. Yosefu yari afite visa kadi, yarakagendanaga. Ageze asanga ikigure cy'igisambanyi, cyamubwira ati nta muntu kureba, nta muntu kuzi, nta materaniro, nta nibature, nta repetition, nta ngendo, nta mushumba, dukora icyaha. Yabwiye ati wapi, mfite visa kadi. No. Atese ko hano nta murokore ukubona kuri na wenyine, na bene wanyu baguhemukiye, bakugambaniye, bagutaye, bagati no itonde, mfite akantu ngendana. Avuga ka kabiri ngo nabasha nte gucumura ku Mana. Iyo Mana ibahehe. Muri iyi minsi iwacu Gisenyi dufite amasasho y'imisi natwe 7. Ariko turashaka ububyutse twebwe nicyo kibazo cyacu cy'umwaka buri holistic. Ububyutse ujyana no mu rugo, butaba mu kanwa, butaba materaniro, aho tutakubona ku mashini, aho uri, aho wirirwa mu isoko, ku buryo ubu uri umurokore, ku buryo uriwe no mu murima no mu by'abandi ukaba uri umurokore. Yosefu rero yarafite kwizera gutuma adakora icyaha, akamenya kuvuga oya. Hari abatazi kuvuga oya imbere y'icyaha, bati kuby'icyaha no ntabwo hari imishyikirano yo ku cyaha, ntabwo tubivuganaho. Iraziza buri ya mbere umuntu udakurikiza imigambi y'iki ticaye n'abanyabyaha n'abakobanyi. Iyo 4e dimension niyo babana babahamagaye ngo babate mu muriro, maze barangije baravuga bati ibasha kudukiza. Ako nayo itadukiza ntidushobora gupfukamira iki kwizera kwa 4 kw'abakiranutsi. Si ibiryo noneho bigeza aho utahimukira Imana ngo uyigambanire. Tuzabiganira.
ejo tuzakomeza. Amen. Ejo tuzavugana rero ukuntu umuntu yakira kwizera rya faranga, uburyo umuntu yakira. Muri aya masengesho y'iminsi 21 ndi gusaba Imana hagira ubuzima bw'abantu buhinduka hano, hagira abantu bagira ukuntu babaho. Mwibuke ko twatangiye tuvuga maguke dusenge we, ifishi n'agatabo bigomba guhura. Maguke dusenge ifishi n'agatabo muri aya masengesho bigomba guhura, ukabaho ko Imana yakugennye bigomba guhura mu izina rya Yesu. Kandi badahura hano muri hari ni byinshi bidahuye, ariko muri aya masengesho y'imisa 21 bigomba guhura, bigomba guhura, bigomba kugirote guhura. Tuzakomeza ku munsi w'ejo. Murabinyemerera ejo muzagaruka. Ubwo gahunda mwayumvise, mwese mufite amafaranga ariko ntacyamaze, ko ntacyagura. Ufite kwizera ngo dufite icyo kubamariye. Yakwa mushumba mukuru mwakwegera hano mukatuyobora mu isengesho. Reka dusenge ejo tuzakomeza ku munsi w'ejo. Mushumba agiye kutuyobora ko tugiye gusenga, ariko muracyabyibuka ko amen. Ntabwo mwaje kumva gusa, mugomba kugira ikadi mugendana, imisozi kajya yimuka. Kandi hano mufite ubuhamya, nubwo ngiye mvuze nyine mwese wabahakanya ibintu mwimuye birahari, ako nibindi mugomba kwimana byo biracyahari. Kari umushumba mutuyobere mu gusenga. Adukumega Imana amashyi, tunashimire umwigisha.